Reka amakuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Jarama mu karere ka Ngoma bahangayikishijwe n'utubari ducuruza inzoga tukanakoresha n'ibindi bikorwa nyandagazi ubwo bakorera ubusambanyi mwa kano kabari kandi abana babireba, dore yuko basambanira ku manywa y'ihangu ku karubanda mu kabari, ugasanga bamwe barimo barasambana ku mugaragaro, aho abaturage bavuga yuko abana babo nabo usanga bagiye gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi bakiri batonya, ugasanga bakuyemo indwara zidakira, imitezi, mburugu ndetse na sida. Aho mu baturage batuye mu murenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza bavuga yuko batewe impungenge n'imyanda izanwa kumenwa mu gace batuyemo ahatari ikimoteri. Bakaba bavuga yuko ibingibi bituma hazana umwanda mwinshi, bakanavuga yuko ibingibi bibabangamira kandi bituma ubuzima bwabo bujya mu kaga bitewe n'umunuko urangwa mwa kano gace, aho abaturage bavuga yuko iyi myanda nibakomeza kwimena hano abana babo bazarwara ndetse bamwe bakanaremba, dore ko bavuga yuko hari batatu bamaze kuremba n'abandi bagiye kuhasiga ubuzima bitewe n'indwara z'ubuhumekero zikunze kubafata bagahumeka umwuka utari mwiza, ugasanga bamwe bararembye cyane abandi bahasize ubuzima. Abaturage bakaba basaba ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza ko bashaka ikimoteri bazajya bamenamo iyi myanda kugira ngo ntibazajye bayimena hano ku gasozi, ndetse abaturage bavuga ko nta kimoteri kiba hano kandi bavuga yuko iyi myanda ishyira ubuzima bwabo mu kaga. Incamake y'amakuru, niba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Ngoma mu murenge wa Jarama. Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Jarama mu karere ka Ngoma bahangayikishijwe n'utubari ducuruza inzoga, aho bakora n'ibikorwa nyandagazi ndetse mu maso y'abana. Bavuga yuko utu tubari badusambaniramo abana bareba, bigatuma abana nabo bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye bakandura indwara zidakira harimo mburugu n'imitezi ndetse na sida. Abaturage bavuga yuko utu tubari n'ubundi ntabwo twujuje ibisabwa, n'ubundi twahagarikwa cyangwa bakadufunga bitewe n'uko dukora ibinyuranyije n'amategeko, dore yuko abaturage bamwe bavuga yuko abagabo babo baza kunywera mwa tuno tubari bitewe n'indaya zibamo za makeya, dore yuko bavuga yuko utu tubari ducuruzamo inzoga zitemewe n'amategeko, harimo kanyanga, umumanura jipo, sinzi undongoye, inzoga nk'izo ngizo umuntu anywa agacupa kamwe akahita asinda ndetse akayoberwa aho ataha. Abaturage bavuga yuko rero utu tubari bataduhagaritse turi bukomeze kubashyirira abana mu kaga, ndetse n'abagabo bakaba bajya mwa tuno tubari bagasindiramo bagataha barwana. Abavuga yuko ibi bitera amakimbirane yo mu rugo, ndetse basaba ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma gukurikirana tuno tubari dutuye mu murenge wa Jarama kugira ngo badukurikirane ndetse baduce. Mu baturage batuye mu murenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza bavuga yuko batewe impungenge n'imyanda izanwa kumenwa hano mu gace batuyemo ahatari ikimoteri. Bakavuga yuko ibyo bikorwa bitera umwanda ndetse bikanabangamira imibereho yabo ya buri munsi, aho bavuga yuko iyi myanda imenwa hano ku bimoteri abana babo ugasanga bagiye gusyagamo ibyuma, ibintu byo kurya, ugasanga banduye indwara nyinshi zitandukanye ziterwa n'umwanda ndetse hivanzemo na giripe. Abaturage bakaba basaba ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza ko bwashaka ikimoteri bazajya bajya kumenamo iyi myanda bitewe n'uko iyi myanda ibabangamira kandi ikunze kubatera indwara, amagiripe, amasinezite, aho bavuga yuko ibingibi nibidakorwa abana babo bazarwara kandi bakaremba, bamwe bakanahaburira ubuzima bitewe n'imyanda iza kumenwa hano ahatari ikimoteri. Abaturage bavuga yuko ndetse mu kwezi gutaha higize kurwara umwana wari waje gusyaga hano arwara giripe, kugeza na n'ubu ngubu uyu mwana arembeye mu bitaro, hajemo n'amasinezite bitewe no guhumeka umwuka utari mwiza, kandi urumva ko byashyize ubuzima bwe mu kaga. Aho abaturage bavuga yuko iki kimoteri nikidafungwa cyangwa ngo bashake ikimoteri bazajya bajya kurohamo imyanda bizarangira ndetse bitambitse ntibazongere kumena
kumena imyanda hano, ariko bavuga ko babigerageje abanyerondo bakora irondo ry'umwuga barabakubita ndetse babageza mu ngo zabo. Aho iki kirego bagiye kugitanga ku kagari nticyagira icyo gifata, gihagarikira cyangwa gihagarikirwa ku kagari, ikibazo nticyakomeza. Rero abaturage basaba uburenganzira bwabo cyangwa barasaba ko iki kimoteri cyakurwa hano, dore ko bavuga ko nta n'ikimoteri gihari, ahubwo bagashaka ikimoteri nyacyo cyo kuzajya bamenamo imyanda bakanayitwika. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka nimba aribwo bwa mbere ugeze ko muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajya ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire, nongeye kubifuriza Noheli nziza bano mu nkurikirana umunsi ku munsi, kandi nongeye kubashimira ku bwitange bwanyu mwagaragaje. Ariko nawe nimba aribwo bwa mbere ugeze ko muyoboro, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo nibura uzajya ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nyine nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakongoma, nongera kubaragiza Imana mbabwira ngo uyu mwaka muzawurye ntuzabarye, kandi uwo mwaka uzababere uw'amahirwe ndetse n'imigisha. Udafite ibyo kurya Imana izamuhereza icyo kurya, ariko hari abantu mujya mwibeshya rimwe na rimwe ngo Imana izaguha icyo kurya. Bavuga ngo tera intambwe imwe izindi nzazitera, shaka akazi Imana izakongerera. Banyarwandakazi ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima, ikindi ndabazirikana kandi muraba agaciro kuri njyewe. Ndabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha, ubuzima buzira umuze. Noheli nziza, umwaka mushya muhire, ndabakunda. Ciao ciao.